Hello everyone. Mwiriwe mwese. Nice to meet you all of you. Nishimiye kubana namwe. Today we share from the book of Genesis chapter 1. Uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere. Genesis chapter 1 verse 1 and 2. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. In the beginning God created the heavens and earth. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Isi itagira ishusho iriho ubusa busa, umwijima ari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana agendagendaga hejuru y'amazi. Then God said, "Let there be light," and there was light. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Yes, I'm happy to share the word of God with you. Nishimiye gusangira ijambo ry'Imana namwe. The reason why we share the word of God is because the word of God can change anyone once we receive it in our hearts. Ijambo ry'Imana rishobora guhindura umuntu ari wese igihe twaryakira mu mitima yacu. We always want to change, we need change in our life, but we cannot bring this change by ourselves. Twifuza impinduka mu mitima yacu ariko ntabwo dushobora kuyihesha twenyine tubyikoreye. The true change comes from heaven. Impinduka y'ukuri iziva mu ijuru. It comes from God. Ituruka ku Mana. That's why we share the word of God. Niyo mpamvu dusangira ijambo ry'Imana. Because through the word of God there is power to change. Kubera ko mu ijambo ry'Imana harimo imbaraga zo guhindura. So when we read this book of Genesis from the beginning, iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro uhereye mbere na mbere, we can see an image of the world from the beginning. dushobora kubona ishusho y'isi mbere na mbere. So Bible says, Bibiliya iravuga ngo the earth was without form, isi ntiyagiraga ishusho, and the void and darkness was over of the deep, yari iriho of the ubusa face of the deep. ndetse umwijima uri hejuru y'umuhengeri. So this world was so dark, isi yari yuzuye umwijima, was empty, nothing was there. yari iriho ubusa nta kintu cyari kiriho. But amazing thing, ariko ikintu gitangaje ni uko when God started to work, ubwo Imana atangira gukora, the true change happened. impinduka y'ukuri yatangiye kubaho. What did God do? Ese ni iki Imana yakoze? So God did everything through his word. Imana yaremye ibintu byose binyuze mu ijambo ryayo. Because when God saw this image of the world, Kora kubwo Imana abonaga ishusho y'isi, so he realized that only light is needed. yaje kubona yuko umucyo ukenewe. Where can the light come from? Ese umucyo ushobora guturuka he? So the word of God itself is the light of the world. Ijambo ry'Imana ubwaryo ni umucyo w'isi. So when we say the light of the world, iyo tuvuze umucyo w'isi, when we say the word of God, iyo twumvise ijambo ry'Imana, the word itself is Jesus. ijambo ry'ubwaryo ni Yesu. So here Bible is trying to describe how the heart of human being can change. Hano Bibiliya igerageza kutubwira uburyo umutima w'umuntu ushobora guhinduka. So this word in the book of Genesis represent human being. Rero iyi si yo mu itangiriro ishushanya umuntu. So this word didn't do anything to change. Iyi si ntacyo yigeze ikora kugira ngo ihinduke. But God was subject for everything. Ariko Imana niyo yagombaga kwirengera ibintu byose. Why? Kuki? Because even if God could request this world to change, kora ko nubwo Imana yari gusaba isi guhinduka, so this world could not change by itself. iyi si ntiyari kubasha guhinduka yonyine ku bwayo. So likewise, if God requests you to change, nacyo kimwe nuko Imana iramutse igusabye guhinduka. So for example, if God tells you to try to bring light in your life, Imana igusabye kugerageza kuzana umucyo mu buzima bwawe, so you cannot bring it. ntabwo wabasha kuwuzana. Because the light is not in you. Kuko umucyo utaba muri wowe. The light is from God. Umucyo uva ku Mana. So God could see that if the light meets the darkness, rero Imana ivuga umucyo ntabwo ivuga umwijima. So if the light meets the darkness, iyo umucyo uhuye n'umwijima, so the light defeats the darkness. Umucyo unesha umwijima. So that's why when God spoke his word, when he sent his light, Imana ivuze ijambo ryayo kohereza umucyo wayo, so the light was able to come. Umucyo bashije kuza. That's why when we read this verse 3, Bible says, niyo mpamvu dusomye no murongo 3 Bibiliya ivuga ngo let there be light, and there was light. Nihabeho umucyo, nuko umucyo ubaho. So this darkness was covering this world for many years. Rero uyu mwijima rutwikiriye isi imyaka myinshi. But at the day God sent the light, ku munsi Imana yoherezagaho umucyo,
So the light was able to change everything. umucyo wabashije guhindura ibintu byose. So this darkness is the sin in the hearts of everyone. uyu mwijima rero ni icyaha mu mutima w'umuntu wese. So people, when you see the thoughts of people are different from the word of God. Ibitekerezo by'abantu bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Because in the word of God, the Bible says that unless human being meet the word of God cannot change. Kuko mu ijambo ry'Imana bivuga ko umuntu adahuye n'umutima w'Imana atabasha guhinduka. But people, they think if I try my best I can change. Ariko no baratekereza ngo namutse ngerageje ku bwanjye nabasha guhinduka. Because all of us were born in this darkness. Kubera ko twese twavukiye muri mwijima. All of us were born with sin. Twese twavukanye icyaha. Psalms chapter 51 verse 5. Zaburi ya 51:5. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Haranditse neza ngo dore naremanywe gukiranirwa mu byaha nimo mama yambyariye. So either you want or not, wabishaka utabishaka, you are born in sin. wavukiye mu cyaha. Means you are born in darkness. Bivuze ko wavukiye mu mwijima. How can you be free from this darkness? None wabohoka mu mwijima ute? How can someone be free from this sin? Ni gute umuntu yabohoka icyaha? So it is impossible to by ourselves. Ibyo ntibyashoboka tubyikoreye. But the confusion comes when people they try to do it by themselves. Urujijo nuko abantu bagerageza kubyikorera ku bwabo. Why? Kubera iki? Because they don't know that they cannot free from sin by themselves. Kubera yuko ntago babasha kubohoka ibyaha bonyine ku bwabo. So how can someone who was born in sin? None bishoboka bite ko umuntu wavukiye mu cyaha? How can someone who was who was conceived whose mother conceived him in sin can be free from sin by himself? Bishoboka bite ko umuntu nyina yasamiye mu byaha yabasha kubohoka ibyaha wenyine ku bwe? This is who we are. Uko niko tumeze. We are like this world in the book of Genesis. Tumeze nk'isi mu gitabo cy'itangiriro. So from the beginning we are covered by this darkness. Uhere mbere na mbere twari dutwikiriwe n'uyu mwijima aricyo cyaha. But the reason why I'm saying like this, ariko impamvu ndi kuvuga ntya, I want to clarify that we human being from the beginning we cannot take away the problem of sin by ourselves. Ndashaka guhamya ko twe nk'abana b'abantu tutabasha kwita ku kibazo cy'icyaha ku bwacu. When we join the religion, iyo tugiye mu madini, we will find the teachings which tell us that you try to be free from sin. Dusanga inyigisho zitubwira ngo mugerageze kubohoka ibyaha. Don't commit sin. Mugakora ibyaha. You avoid sin. Mwirinde ibyaha. If you avoid the sin, niwirinde icyaha, you will become holy. Uzaba wera. If you become holy, nubuwera, you will be received by God. Uzemerwa n'Imana. So we cannot reach this, we cannot reach there by ourselves. Ntabwo twabasha kugera aho ngaho twenyine ku bwacu. Don't be deceived. Ntugashukwe. You cannot become holy by avoiding sin in your life. Ntabwo waba wera kubwo guhunga ibyaha mu buzima bwawe. So I don't know how many years you went to church. Sinzi imyaka wamaze ujya mu rusengero ngo ningahe. So I don't know if you are still going to church up to now. Sinzi niba kugeza n'ubu ukijya mu rusengero. So I don't know if you are still following the teachings which tells you that you try to wash your sin. Sinzi niba ugikurikira inyigisho zikubwira ngo ujye ugerageza kweza ibyaha byawe. You try to avoid sin. Ugerageza guhunga ibyaha. You try to obey the law. Ugerageza kumvira amategeko. So many people when they listen these kind of things, abantu benshi bumvise ibintu nk'ibi, they try to make it happen. Bagerageza kubikora. When they try to make it happen, iyo bagerageje kubikora, they fail. Baratsindwa. When they fail, iyo batsinzwe, they think that they don't do everything possible. Batekereza ko batakoze ibishoboka byose. So they determine themselves in their hearts to do it. Bakiyemeza kubikora mu mitima yabo. Again they fail. Bakongera bagatsindwa. So this failure comes continuous in their life. Gutsindwa gukomeza kuza mu buzima bwabo. So when they experience this failure continuously, iyo bakomeje gutsindwa ibihe byose, they fall into despair. Bariheba. Why? Kuki? Because they have this fear to perish. Ko bafite ubwoba bwo kuzarimbuka. Now I'm a sinner. Batunda umunyacyaha. So I try to avoid sin but I don't make it. Nagerageje guhunga ibyaha sinabibasha. If God comes today I can perish. Imana ije uyu munsi narimbuka. So they live with no hope in their hearts. Abo nta byiringiro bafite mu mitima yabo. Why? Kuki? Because we cannot defeat darkness by fighting with the darkness. Kora ko ntago twarwanya umwijima turwanya umwijima. There is one secret to defeat the darkness. Hari ibanga rimwe ryo kunesha umwijima. Bring the light. No kuzana umucyo. When you bring the light, yuzanye umucyo, the darkness disappear. Umwijima urahunga. This is what God is showing us in this book of Genesis. Iki ni Imana itwerekera no mu gitabo cy'itangiriro. This world was dark.
nibyo iyi seri yuzuye umwijima. This darkness was covering this world for so many years. Uyu mwijima rero watwikiriye isi imyaka myinshi. When God brought the light, ariko ubwo Imana yazanaga umucyo, this light was able to defeat this darkness. wa mucyo washoboye kunesha uyu mwijima. So God wants us to apply the same rule in our life. iryo naryo hame Imana ishaka ko dukoresha mu buzima bwacu. So yes, you are covered by sin. nibyo koko watwikiriwe n'icyaha. You are defeated by sin completely. waneshejwe n'icyaha wese. You try to come out of sin but you fail. ugerageza kuva mu cyaha bikakunanira. You make it happen for so many years but you fail. wagerageje kubikora imyaka myinshi ariko waratsinzwe. But today, ariko uyu munsi God is telling you that Imana iri kubwira yuko if you realize that Jesus is in your life, umenye ko Yesu ari mu buzima bwawe, so you realize that I have already defeated darkness. uzatahura ati burya bwose namaze kunesha umwijima. So that's why when we read this book of John chapter 12 verse 46, nusoma mu gitabo cya Yohana igice cya 12 umurongo 26, Bible says like this: iravuga ngo I have come as a light into the world, that whoever believes in me should not abide in darkness. Yohana 12 umurongo 26 uravuga ngo naje mu isi ndi umucyo kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Yes, Jesus is saying this by himself. Nibyo Yesu nuri kwivugira ibingibi wenyine. I'm the light of the world. Ati ndi umucyo w'isi. I came into the world, naje mu isi, that whoever believes in me should not abide in darkness. kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Just coming into the world, kuza mu isi gusa, the darkness disappeared. umwijima urahunga. So by receiving Jesus in my life, kubwo kwakira Yesu mu buzima bwanjye, sin disappeared. icyaha cyarahunze. This is what Bible is trying to tell us. Iki nicyo birimo kugereza kutubwira. When we receive Jesus in our hearts, iyo twakira Yesu mu mitima yacu, when we receive this word of Jesus in our heart, iyo twakira ijambo ry'Imana mu mitima yacu, this word of Jesus has a great power to defeat sin in our heart. ijambo ry'Imana rigira imbaraga nyinshi zo kunesha icyaha mu mitima yacu. So when this word of God defeats sin, iyo ijambo ry'Imana rinesheje icyaha, we remain with the holiness, dusigarana kwera, the holiness of God, kwera kw'Imana, the righteousness of God. gukiranuka kw'Imana. So from that moment we become righteous. Guhera iki gihe duhinduka abakiranutsi. Not because we try to avoid sin, atari ukora ko tugerageza guhunga icyaha, but because we discover that Jesus came to defeat sin for us. ahubwo ukora ko twatahuye ko Yesu yaje kutuneshereza icyaha. When we read verse 6:47, iyo usomye umurongo wa 26, Bible says, if anyone hears my words and does not believe, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. ariko umuntu niyumva amagambo yanjye ntayitondere, sijya umuciriyeho iteka, kuko ntazanywe no gucira abari mu isi iteka, ahubwo naje kubakiza. So Jesus didn't come to judge the world. Yesu ntiyaje aje gucira isi iteka, He came to save the world. yaje aje gukiza isi. But he's saying, ariko aravuga ngo he who hears his word umuntu wese wumva ijambo rye and do not believe, ntaryizere, this person will perish. uyu muntu azarimbuka. Not because Jesus did not die for him, atari ukora ko Yesu atamupfiriye, because of lack of faith. ahubwo ukora kutagira kwizera. So faith can connect us with the works of Jesus on the cross. rero kwizera kushobora kuduhuza n'imirimo ya Yesu ku musaraba. So when we read this book of John chapter 3 verse 16, iyo usomye igitabo cyo muri Yohana ibice 3:16, what does Bible says? birivuga ngo iki? Bible speaks everything. birivuga ibintu byose. Verse 16 says, umurongo 16 turavuga ngo for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. God is not requiring something difficult. Imana ntabwo iri kudusaba ikintu kigoye. God wants us to connect our hearts with the works of Jesus. Imana ishaka ko duhuza imitima yacu n'imirimo ya Yesu. But first of all, we need to discover that we failed to remove the problem of sin by ourselves. ariko mbere na mbere dukwiye kubanza gutahura ko twananiwe kwikuraho ikibazo cy'icyaha. So that's why God sent Jesus in this world. nicyo cyatumye Imana yohereza Yesu muri iyi si, So that Jesus can justify anyone kugira ngo Yesu atsindishirize umuntu wese without any requirement. nta na kimwe agusabye. That's why we say we are saved by the grace. Ni mpamvu tuvuga ko twakijijwe n'ubuntu. It is not that we need to give something to pay. si uko dusabwa kugira icyo twishyura.
But we need to accept what the Bible, what the word of Jesus says. ahubwo tukeneye kwemera ibyo Bibiliya iby'ijambo rya Yesu rivuga. So Jesus is saying, rero Yesu ari kuvuga ati, I came into the world as the light. naje mu isi nk'umucyo. If Jesus is the light, niba Yesu ari umucyo, and he came in the dark world, akaba yaraje mu isi y'umwijima, in the world of sin, mu isi y'ibyaha, how do you think? urabitekerezaho iki? Did Jesus fail or succeeded? ese Yesu yaranesheje cyangwa yaratsinzwe? Many people, they live with a strange faith which looks like Jesus failed to remove the problem of abantu sin. benshi babona no kwizera kundi kudasanzwe bibwira ko Yesu yananiwe kweza ibyaha byabo. Because though they say they believe in him, kubera ko nubwo bavuga ko bamwizera, though they say Jesus died for them, nubwo bavuga ko Yesu yabapfiriye, he died for all of their sins, yapfiriye ibyaha byabo byose, they continuously confess that they are sinners. ariko bakomeza kwatura ko ari abanyabyaha. It means Jesus who came in my life didn't wash away all my sins. bisobanuye ko Yesu waje mu buzima bwanjye atigeze anyezaho ibyaha So byanjye. this is fake Jesus. uwo ni Yesu rero w'amafuti. This is Jesus in the thoughts of people. uyu ni Yesu mu bitekerezo by'abantu. This is kind of Jesus from Satan. uyu ni Yesu ukomoka kuri Satani, But Jesus from God, ariko Yesu uva ku Mana, he washed away the sins of the world. yogeje ibyaha by'isi. That's why when we read the book of 1 Corinthians, impamvu iyo usomye mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere, when we read the 1 Corinthians chapter 1, iyo dusomye mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere, verse 13, umurongo wa 13, but of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. n'Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 30, niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu aduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. So if you really believe in Jesus, niba koko wizera Yesu, you are holy, uri uwera, you are righteous, uri umukiranutsi, you are justified. waratsindishirijwe, You have no sin at all before God. nta cyaha ufite na busa imbere y'Imana. So this is the message from God. ubu ni bwo butumwa bw'Imana. This is the gift God gave us through Jesus Christ. iyi niyo mpano Imana yaduhereye muri Yesu Kristo. Don't think that you need to do something for you to be justified. ntugatekereze ko ukeneye kugira icyo ukora kugira ngo utsindishirizwe. That is the wrong teachings. iyo ni imyigishirize ipfuye. That is the teachings from the Pharisees. iyo ni imyigishirize iva ku bafarisayo. So when people keep thinking like that, mu gihe bakomeje gutekereza batyo, the end of the world will fall to them. icyo gihe iherezo ry'isi rizabagwaho, And they will die as sinners. kandi bazapfa ari abanyabyaha, And they will perish. kandi bazarimbuka. Why? kubera iki? Not because Jesus didn't remove their sins, atari ukora ko Yesu atakuye ibyaha byabo, but because they didn't believe those works of God on the cross. ahubwo ukora ko batizeye imirimo ya Yesu ku musaraba. I hope we all believe that niringiye ko mwese mwakwizera ko we were living in darkness, twabaga mu mwijima, and God sent the light, which is Jesus Christ, Imana ikaba yohereje umucyo wa Yesu Kristo, and Jesus Christ removed all of our darkness. Yesu Kristo akaba yarakuyeho umwijima wacu wose. Jesus removed all of our sins. Yesu yakuyeho ibyaha byacu byose. Now we are living into the light of Jesus. kuri ubu turi kubaho mu mucyo wa Yesu. Now we are the light of the world kuri ubu turi umucyo w'isi because of Jesus. kubera Yesu. I hope we believe this message from Jesus. niringiye ko twakwizera ubutumwa bwa Yesu. Let's pray. dusenge. Father, thank you. Data, turagushimiye. Thank you because of Jesus. urakoze kubera Yesu. So you sent Jesus for us so that we can live with this hope that we will go to heaven. watwohereje Yesu kugira ngo tubane n'ibi byiringiro by'uko tuzajya mu ijuru. So Father, many people, they are still caught by fear that they will perish. Data, abantu benshi baracyafashwe n'ubwoba bwo kuba bazarimbuka. Even though they think that Jesus died for their sins, nubwo batekereza ko Yesu yapfira ibyaha byabo, until today they are not free 100% in their hearts. kugeza n'uyu munsi ntibarabahoka 100% mu mitima yabo. So you allow them to think about the word of God clearly, bakundira batekereze ku ijambo ry'Imana neza, so that the true faith can come into their hearts. kugira ngo kwizera ko kuri kuze mu mitima yabo. In the name of Jesus we pray. dusenze twize mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you so much. murakoze cyane. See you next time. tuzasubira ubutaha.